amafaranga wa mugabo reka buretse nkwereke aya si amafaranga buretse nkwereke amafaranga yose abazinze gutya bari umugisha buretse nkwereke ninde mu bize hano niba ushaka impano buretse nkwereke aya batagira ngo amafaranga si mazima buretse se gato buretse mwegereye buretse gato buretse gato aya mafaranga ni umugisha buretse se gato aya mafaranga yose abasengeye ku isi wa mugabo we ntashobora impano ukamuyitanze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 akira bandi fata diba 1 2 3 4 5 akirage ni umugisha nindi yashaka 1 2 3 4 5 wowe bara amafaranga mbali kuguha buretse gato witonde kandi ucokoza n'amafaranga ngiye byose ndabyihorera buretse mutonde mufite akavuyo wapinze nayo ugiye kuzirya ngewe nayanywa reka manze ne icyo nshaka kunywa ikijyanye n'ibyo nshaka ukumva ari beza mukobwa ngwino hano ngwino hano wa mukobwa wagize ko umuntu wese yaguha umugisha ntabwo ari umuntu wese uretse impano y'Imana Theobald ugiye kumusukira iki wayine banza usuke kandi numara kuyisuka ntuyikure hano ngiye mba ndi kunywa buri kanya suka mpaka ndetse wisige hano ko ufite ubwoba manze nguremere ngwino hano egera hino witwa ndi ntukora hano egera hino ntukora muri hoteli ngiye kukuremera nushake usezera akazi cyangwa ukomeza akazi ukuri kw'Imana ntabwo ari ndi bukuremere arabaturutse kuri ibi ngibi ndabyishyura ukwabyo ntunyishyurire rwose nkuremere wasinana ngiye kuremera akishyura wa mukobwa we zana ikiganza cyawe ngubwire ibintu nkumvishaho cyangwa ndikubwira mvuye muri kamera kutavuga ngiye nshaka umuntu uvuga aravuze ngo bimubwire ikintu cya mbere nshobora kubanza kukubwira gusambana ntabwo ari byiza uracyari mutoya kandi kubona nyuma y'imyaka 2 uzaba urwaye ubundi burwayi gabanya gusambana ukoresha agakingirizo reka manze nguremere kwanza vuga nimero yawe ushyira amafaranga vuga nimero yawe wa mukobwa vuga nimero yawe njyewe reka manze muremere wa mugabo we abantu bavuga ko ndi umwesikoro wawe njyewe uranzi wambonye gutyo cyane se ko mpaye impano ukabuyinyambye impano nge nayiguha rwose nuko nta yandi mafaranga ejo bundi umva wa mugabo we reka dukomeze igikorwa buretse ikigambo buretse ni mazima yewe ayama baza wumve amazi igihumbi nkabona ni nzima aya mafaranga ni mazima mba mugabo amafaranga yose ni mazima iza bitanu wewe buretse wewe ni cyenda biki buretse gase umva se wowe bavuga ndi mwesikoro niga mu bampa amafaranga ngana umva se hari umuntu wigeze akameramani muri hafi y'abakameramani bashobora gutakaza kamera abantu bakeneye baza hano nyuma bahagarara abantu bakeneye impano abantu bakeneye impano umuntu ukeneye impano umuntu ukeneye impano buretse nkwereke w'amafaranga ngiye kuguha buretse nkwereke amafaranga ngiye kuguha abafite icyo asobanuye afite icyo asobanuye uri kuyareka mushyirireho maze gushyira amazera ngahe uri kureba se 1,100 maze gushyira amazera ngahe none se ntabwo ushaka ko muremera impamvu kohereza njyewe mfite uko nohereza reka nohereze 1,100 reka nohereze amafaranga yagiye ku izina ndi kuyabona waritubwiye buretse se kamanze mushyirireho
ariko uzi kuri muri kamera buretse njye ndikamuha impano njye ndikumuha impano buretse dore namwohereza dore amafaranga yanagiye ubikije neza yitwa nde kuri muri kamera njyewe wari kumuremera hanze ya kamera ndamuhaye amafaranga buretse sura mesaje yamuhaye buretse sura ko umukobwa rero ko abanza reba mesaje yaje reba mesaje yaje buretse sura iki amafaranga nayohereje 100 mukategeka mukateta ga mukantegeka amafaranga wabonye wayabonye angahe mubazi 100 ko nyamuhaye se si impano se ugendere wayine yihenda yishyura muko buretse se waba ko dukomeze njyewe nkunda kuremera abantu banyishyiraho ibyifuzo byabo ngo baramfashe bayo simashya yabica ukwayo uyamarana iminsi 5 umva se mbabwire njyewe ntabwo ndi Yesu nitwa impano y'Imana aya nganza yakubaza n'umugisha ndikubona ari ibibazo gusa yewe ndigendeye agiye imbere mwacu inyuma ntabwo barakuhagera hano inyuma baratinya kujya muri kamera bakafatira imbere babaze nimba koko ndi Mesikoro nimba ndi ngwino hano uze n'amafaranga yajyane muri banki imbere yo mu rugo wowe nayaguhaye ahubwo mvugira icyo bivugaho nagita bagara hano inyuma afata umugisha uzavugisha ukuri ibintu by'ukuri ariko ugatoko ni mazima cyangwa se mazima ajye kumpirina nta bindi birenze mugosi jewe ngiye kuguhereza amafaranga ugiye uyavunjishe imbere ko ari mazima ukigo cyakubaza ebyiri za 5 umwana njyaguze kuyakumisha yaguhaye 2 za 5 n'inotezi aya mafaranga yasubira iwabo aya mafaranga n'umugisha yasubira ku mwana mu kanya rero kumbwira nimero imbere y'abantu banki leta gwa mesaje ko yishyuye ideni ariko ntago ari ubutubuzi ntago ari ubwisikoro ni umugisha ndivuze gutyo murambira kwanza buretse maze umugisha rwose genda nizera ajya nizera icyo umuntu avuze nizera n'Imana yo mu ijuru kandi wemera Imana nizera buretse goriki bavuga ko mbatumurira bavuga ko ndi Mesikoro yari abantu buretse se yari abantu ufite bavuga ko bampa inzoga ni ukuri kw'Imana ngiye kumva inzoga nta kibazo n'undumvira bamwe n'ababyeyi mwese muvugana mwese muri hano n'ababyeyi ngo buretse maze kubaza mbanze nkubaze bakubwira ko bandi chesi ya 24 ni chesi ya 18 none si chesi ya 18 cyangwa amachesi y'ibihumbi 150 hari n'umurundi wavuze ko yaguhaye ibihumbi 100 na 7 ibihumbi 100 n'amakuru ugende ibihumbi 107 wa mugabo wereka nkubaze yaza kubivuga ariko buriya wowe ushaka virusi ariko ushobora kwakira umuntu kuri kamera additional buretse hano hari mwangaye buretse gato mbanze nkubaze ahangaha hariho amafaranga angahe ahandi buretse gato hano harimo buretse ntabwo amafaranga 120 birenga none se umuntu wagiye kuyamba mfite amafaranga umunsi ku wundi ndibwira ko channel ni nyinshi zitandukanye ntabwo navuga izina rya channel iyo ari yose ngo zivemo tubashimiye jewe uri hano nk'umuyobozi w'ikiganiro nyoboye Ikaze TV Rwanda hari channel zindi zitandukanye Urugendo TV Kiranuka TV n'izindi zitandukanye impanuro kuva Zamuka TV Ukuri Nyako TV Kiranuka TV n'izindi zitandukanye ntabasha kurondora munyemerere rero turi kumwe muri aka kanya n'umugabo ni ari umusore arabibwira kuko muhora muvuka ku ma subscribers muri bashya muza muri benshi uyu munsi hari abakoze subscribers mu gitondo hari n'abandi bakoze subscribers mu kanya gato nko mu isaha imwe cyangwa se amasaha 2 muri bashyashya mutabonye ikiganiro cyangwa se mutabonye ikiganiro cyatambutse twagiranye n'uyu mugabo cyangwa niba ari umusore mukanya araje twibwira munyemerere rero kuri kamera abari kuri kamera mwese ndabashimiye mwese mutandukanye ndabona yo presse ndabona yo hori ndabona yo Blaise ndabona yo Muvunyi Juste Pastor namwe muremewe n'abandi ba Ezekiel mwese Rukundo Kiranuka TV ndabareba Justin Media
mwese muhabwe umugisha. Kwizera urahari, hanyuma turakwakiriye. merci. Hari abantu benshi uyu munsi wa none, mbere y'ibyo mvuga buretse gatoya turakwishimiye. umva mbere y'ibyo mvuga njye mbanza icyo kunywa, icyo waba uri cyo cyose iyo tugiye ku meza njye mbanza icyo kunywa. Banza nzanire veruje, mu gihe amaraso ndayo veruje isimbura amaraso se kari Yesu wayamenetse. Amaraso se njye ko nshaka y'inkoko cyangwa y'inkwavu cyangwa y'ikibira kurima, noneho wowe urayamena iyo ugiye kuzirya ngewe nayanywa. Reka mbanze ne icyo nshaka kunywa ikijyanye n'ibyo nshaka. Igitambo ukumva ari birenze umukobwa ngwino hano ngwino usuke hano. Wa mukobwa wagize ko umuntu wese yaguha umugisha, ntabwo ari umuntu wese uretse impano y'Imana Theobald. Theobald ugiye kumusukira iki wayine, banza usuke kandi numara kuyisuka ntuyikure hano, njyewe mba ndi kunywa buri kanya. We suka mpaka rekera wisige hano ko ufite ubwoba. Manze nkuremere ngwino hano, egera hino. Witwa ndi? Ntukora hano, egera hino. Ntukora muri hoteli. Ngiye kukuremera nushake usezera akazi cyangwa ukomeza akazi. Ukuri kw'Imana ntabwo ndi bukuremere arabaturutse kuri ibi ngibi ndabyishyura ukwabyo. Ntunyishyurire rwose. Nkuremere wasinana kwishyura wa mukobwa we, zana ikiganza cyawe ngubwire ibintu nkumvisheho cyangwa ndikubwira mvuye muri kamera. Kutavuga njye nshaka umuntu uvuga. Aravuze ngo bimubwire. Ikintu cya mbere nshobora kubanza kukubwira, gusambana ntabwo ari byiza, uracyari mutoya kandi kubona nyuma y'imyaka 2 uzaba urwaye ubundi burwayi. Gabanya gusambana ukoresha agakingirizo. Reka manze nguremere kwanza. Vuga nimero yawe ushyira amafaranga. Vuga nimero yawe. Wowe mukobwa vuga nimero yawe. Njyewe reka manze muremere. Wowe banza ugere kuri nimero. Njyewe nahageze. Abavuga ko mu ndemera njyewe urajya kumva ibyo njyewe wamfasha iki? Vuga nimero yawe mukobwa nahageze. 07 umva nimero yawe 0782 6 wowe vuga ngushirireho nta kibazo. 0788 ushirireho humura ishirireho ndahita mbireba. Uburyo buretse nje muremere, reka muremere. Wamugize ibanga reka muremere. Aho ndamushiraho yose ndaga kureba. Nje nta muntu ntajya impano nta n'ugutegeka. Wowe usaba impano ugahita uvuga ngo urabona impano umubare w'amafaranga reka mwoherereze. Nigiye mwijana ningiye mu mazeru. Yego. Wowe buretse umukobwa utazamutera reka mushirireho. Maze gushyira amazera ngahe? Uri kureba se? 100,000. Maze gushyira amazera ngahe? None se ntabwo ushaka ko muremera? Impamvu kohereza. Njyewe mfite uko nohereza, reka nohereze. 100,000. Reka nohereze. Amafaranga yagiye ku izina ndi kuyabona. Wari tubwiye. Buretse se kamanze mushyirireho. Ariko uzi kuri muri kamera. Buretse njye bikamuha impano. Njye ndi kumuha impano. Buretse. Njye namwohereza byo amafaranga yanajye. Ubikije neza. Kuri muri kamera. Njyewe nari kumuremera hanze y'akamera. Namuhaye amafaranga. Buretse sura message. Yamuhaye. Buretse reko umukobwa rero ko abanza reba message yaje. Buretse singwiki amafaranga nayohereje 100,000. Mukategeka Mukantegeka amafaranga wabonye? Wayabonye? Angahe? Mubazi. 100,000 ko namuhaye se. Si impano se ugendere wayine y'inkwenda yishyura mukobwa. None buretse se waba ko dukomeze. Njyewe nkunda kuremera abantu banyishyiraho ibyifuzo byabo ngo baramfashe. Mu byifuzo byo mfite rero. Ishingiye ku byifuzo. Uko ugendere baza uvuga mu byifuzo mfite 900 mufite byinshi. Nanjye ndemera. Nawe nguremere. Nguremere se kugira ishimwe. Nguremere se mvuge ngo baba bose buryo bantaranga. None se ubundi ndashonga. Ndashonga. Wowe tukomeze ikiganiro cyatuzanye. Shize yatuzanye. Nimushaka nguremere. Nimushaka nguremere. Ndakuremere. Baza wumve. Nimushaka nguremere. Abantu bashobora kwibaza bati
kuca yahaye umukobwa atayahere ku binyamakuru umubaza yahere kuri jyewe nk'umunyamakuru turi mu kiganiro noneho jyewe ntutangire ubuhamya ashobora kuba ari umukobwa mwagambanye cyangwa se mufitanye gahunda uriya mukobwa ntabwo muzi ngende muri umuntu ntazi azanye wayini mu kiganiro nabwirwa akora hano arayikuzaniye nabwirwa n'icyo niba atayimwishyuye se nimba atarayimwishyuye wayimwishyurwa ibihumbi ijana neregeyeho ibihumbi ijana hanyuma noneho ntabwo ubuhamya noneho wereka nkwereke kugira ngo iyo mbyoroshye impano oya bazahegewe mba se mbabwire buretse nayaguhakira ntavuga neza oya simvuga none se ndakuvuga n'abampaye ibihumbi ijana nzavuga nti jyewe kandi njya n'ibihumbi ibihumbi ijana nenda mu kiganiro ndakivamo buretse gato nzavuga nti jyewe yampaye ibihumbi ijana bitagira ikibazo na kimwe nk'ibihumbi ijana nanjye mbirebe aba bose n'abakameramani n'abanyamakuru bazabona ko yampaye ibihumbi ijana kandi noneho ikindi kigeretse nk'ibihumbi ijana ndebe ikibazo cya mbere mfite ngiye kugeza isaha njyewe ndashaka tuganire mu bintu bivuye kure cyane buriya mu buzima bw'abantu bashobora kwibaza bati uriya muntu yagambanye n'uriya mukobwa akora kuri Sportview cyangwa hari gahunda bafitanye n'ubundi rero nawe bavuga ko twagambanye n'ubundi ejo bundi bitangaza bavuga ko twagambanye rero ikintu ndakinzanye hano nshaka kugira niyame abantu abari bo bose dore nguri umunyamakuru wa Urugendo TV bari buyaha buretse se njyewe ndore kaze nkora ibyo nkora nawe ntegeke ntabwo uriya nawe ni umupingayi uriya nawe nzamwoherereza abazimu cyangwa mwohereza umuntu bararana uriya munyamakuru njyewe rega nubwo ubona gutya noneho sasa twigendere za hano shandarira mu kiganiro babanza bagoreza ibyo kurya turi kumwe n'umuntu njyewe abanza kurya aha niho ndira no mu ijambo ry'Imana barakubwira ngo ubanze urye Ezekeri iyo komande bayizane ni impano y'Imana bahaye iyo komande ni impano iyo komande ni impano y'Imana ni impano y'Imana komande ni impano y'Imana njye ntabwo njya inyama njye inyama zashiririye njye inyama zashiririye zavuyemo ubunyama bo ukundi tumeze rero dukomeze abantu mwihangane tugwe turarya mu by'ukuri icyo mbasaba icyo mbabwira abanyarwanda namwe bagiye siporo namwe bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye nyaboneka mujye mbora mbabwira buri gihe mujye mwirinda nimero zibatuburira kuri YouTube hari nimero batanga umuntu agafata amabasi 5 akarambikaho amafaranga mukagira ngo ni amafaranga umuntu agafata igikapu akarambikaho amafaranga mukagira ngo niyo nyaboneka umuntu akakubwira ngo ni Illuminati mukamwanya mwamara kuvugana ukavuga ngo ni impano y'Imana Theobald nta kintu arabasaba na kimwe ese ubone njyewe nguriye Chelsea ya Mitsingi ni akazahura waba mpaye ko pfusha umwana se ko imodoka se ikora impanuka ubuse ko umuntu yubaka etaje igahirima ko umuntu yubaka etaje agafata yigenzemo Chelsea ya Mitsingi waba mpaye uri kumva ari akazahura wagenda uri kuvuga ku isi ese Chelsea uyimpa tugura iki uyimpa wansabye impano rero ndabarira nimba wansabye impano itegerezize nyaboneka gusaba impano no gutubura biratandukanye sindi sarongo sindi umuvuzi gakondo sindi umupasiteri babandi mwumva ngo ningirwamana z'abapasiteri babwiriza ibitari byo ntabwo mu bapasiteri mvuze urimo hari abapasiteri ubona baburana baburana amafuti bakavuga ibintu bitajyanye n'igihe kandi bakayitira yuko ari abapasiteri ugatwara Bibiliya gutya ari business ifitemo njyewe banze ngurukira unyumvire njyewe ni muri kubona ntari umuvugabutumwa njyewe nitwa impano y'Imana sindi umuvugabutumwa impano y'Imana Imana yohereje ku isi ngiye ngeze imbere yo kubona hano ziveho hajyaho umusatsi usanzwe turi kumwe gutya nuko umusatsi wanjye njyewe mikino utayizana imbazo nshingiye ku mafaranga nshingiye ku musatsi ushingiye ku mafaranga uzi ko iyi burushete wayirya ikazayinda itarangira kubera wowe ibibazo biri kunzanaho aho wabube n'abambeshi ibyo simbizi ndetse arabihakanye abyemeye nabikora byabihakanye reka mureke ndacyafite umugore mbabaye aracyafite umugore wanjye sinshaka ko urakoze cyane reka dukomeze ikiganiro mbongera reka muri kunyumva mundeze amatwi none y'Imana karame maze iminsi nakira telefone zitandukanye z'abantu bavuga yuko bahamagarwa n'umuntu iyo bahamagaye umuntu bampamagaye cyangwa se ngo babonye nimero zawe ahandi hantu hatandukanye
baguhamagara ukabasaba kese ebyiri za mitsingi kugira ngo ubakorere ibitangazo batanga amafaranga ntibayabone yaba ari wowe cyangwa n'abakwitira mu bintu nshaka kubanza kukubwira ikibazo cyumvikana nticyumvikana ikibazo reka manze nkikubwire ntabwo njyewe wanshyira mu bibazo ntazi yego ese abo bantu batanga amafaranga bakweretse ifoto yanjye bakubwira ko bayahaye impano y'Imana twarahuye barayampa ndayakira ndayatwara buretse gatoya nawe ngiye kubanza kukubaza ngiye icyo waba uri cyo cyose